uba usanga bari kuvuga ngo ese koko ari abe ari agwize bazi ko grandpa cyangwa se sogokuru wabo ari umukuru w'igihugu cyangwa bumva ari grandpa gusa bisanzwe. ngira ngo umukuru agiye kugera imyaka 4 ntiragera neza, hari ibyazi kurusha umuto, ariko n'umuto ubona asobanukirwa vuba cyane. icya mbere rwose kuri bo ni grandpa, in fact banyita papa. hanyuma ariko umukuru ugiye kugera imyaka 4 hari wigeze gusaba umubyeyi we ngo baze kunsura, bansanga hano mu ofisi, mu biro hano. hari ahantu hanze nyura ngo sinzi niba hari ahantu mushaka kubibona, hari ahantu hari nabonaga inzuki nyinshi ndeba nicaye mu ofisi ndebera mu birahure nk'aha, nza kubona ahantu hari inzuki nyinshi, mbwira abantu ngo bashyireho umutiba, bawushyiraho, inzuki ziraza zitangira gukora ubuki. baje kunsura rero ndamwereka inzuki, agumya ashaka kubireba, ariko mubwira ko tutajya hanze kubera ko zishobora kumurya. hanyuma arataha, aho batahiye hashize iminsi hari abantu baje kubasura mu rugo iwabo. ni ibintu bibiri nshaka kuvuga. hanyuma baganira, sinzi ukuntu yaje kuvuga papa nyine. umwe mu bashyitsi aramubaza ati papa turamuzi, ati atakora iki? undi aramubwira ngo ndeberera inzuki. umuvumvu. akazi kanjye ni ukurakoresha. yibukaga ko yaje mu ofisi akabona urwo ni uruhande rumwe, ariko urundi akaba abizi. rimwe ngira ngo kubera hari ibintu agomba kuba abona kuri za television n'ahandi, nza kujya kubasura. ku modoka yanjye hariho ikirangantego. asohotse bamperekeje arambaza, papa iyi ni imodoka ni iyawe? ngo iriho Rwanda nziza, avuga ikirangantego. urumva rero azi ko nabwo ngomba kuba ndi mu bintu bya Rwanda nziza, nabyo afite icyo bimubwiye. so turabana rwose, kenshi babaza ibibazo ubona nk'abana bato cyane nyine, ariko bijyanye n'aho baba bari.